Ndabasoje mu izina ry'Umwami wacu Yezu Kristu. Nitwa Jean Damascene w'amahoro, ndubatse, mfite abana batatu, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yezu Kristu kuri YouTube. Iki kikaba ari ikiganiro cya kabiri nkoze. Icya mbere nagikoze turi gusoza umwaka ushize wa 2023, ariko kubera utubazo twa tekinike cyabaye uploaded kuri internet mu matariki ya mbere z'ukwa mbere uyu mwaka wa 2024. Ikigaragara ngarutse gutanga ikindi kiganiro ntinze, ni ukubera impamvu nyinshi zitandukanye. Muri zo navuga ko mba ndimo kuboha amahema, cyangwa se mu kinyarwanda cyakorohera buri wese, mba ndimo gushakisha ubuzima. Izindi mpamvu zatumye ntinda kugaruka kuri YouTube muri uyu murimo w'ivugabutumwa Imana yampamagayemo, ni uko nari mu rubanza rukomeye n'Imana. Nyibaza impamvu ari njye irimo guha kuvuga ibintu bikomeye, nubwo mu by'ukuri njye nemera ko hari amasezerano naragiranye nayo mu myaka yashize, nubwo nayo nyine ntari narayubahirije, ariko ntekereza ko ayo masezerano yo yari yoroheje, ko ari ukuzabwira abantu benshi ko Yezu yumva amasengesho, ko kandi ajya asohoza aya masezerano. Iby'aya masezerano mvuga nayasobanuye mu kiganiro nakoze cya mbere, nkaba nsaba uwashaka kugikurikira no gusobanukirwa byimazeyo impamvu z'iri vugabutumwa, ko yajya muri search ya YouTube akandikamo HRP Rwanda cyangwa se HRP Rwanda, cyangwa se akanyandikira kuri WhatsApp, cyangwa kohereza SMS isanzwe kuri 0788534215, nkaba namuha linki y'ikiganiro. Izindi mpamvu rero zanteraga kuburanya Imana, nayibwiraga ko atari njye kamara, ko yatuma abandi banasanzwe bakora ibintu mu murimo w'ivugabutumwa, nkayereka ibibazo bituma numva njye ntari most qualified mu gukora uyu murimo. Nyamara kubera ntabwo burya yaburanye Imana, ntabwo wayiburanye ngo uyitsinde. Inyereka ko na Musa, ubwo Imana yamutumaga kubohora Abisirayeli, yashatse gukwepa ubutumwa yitwaje ko avuga didimanga. Imana iti reka noneho nguhe Aroni mujye mufatanya. Ibyo washaka kubicukumbura ashobora kubisanga mu iyimuka Misiri ku bakoresha Bibiliya ntagatifu, cyangwa se agakoresha mu Kuva igice cya 6 ku bakoresha Bibiliya yera. Imana yanyeretse kandi ko Yonasi yamaze iminsi 3 mu nda y'ifi kubera kuyininira. Mu rubanza Imana yanyeretse impfu nyinshi zitandukanye yagiye inkingira, iti nashoboraga kuba narakuretse nawe ukaba warapfuye nk'abandi, itari kunagusigaje ngo uzankorere mu gihe nk'iki ngiki. Ntabwo biba byoroshye rero mujye musengera abakozi b'Imana, kubera ko hari ukuntu Sekibi aba ashaka kubambura za mikoro kugira ngo batavuga ubutumwa baba bahawe. Mureke tubanze dusenge. Uwiteka Mana ihoraho, Imana ishobora byose, kandi natwe ibyo dukora dushoboza nawe, duha imbaraga. Ndakwinginze ngo uze unyobore mu byo mvuga muri iki kiganiro, ntangirane ubutumwa nawe nka Arufa, kandi nsozanye nawe nka Omega. Yezu mwiza, cyaha kandi ukangare roho zo mu ijuru, kuko izo roho nizo zituyobya zigatuma tudaha agaciro gakwiye uwatubambiwe. Cecekesha Satani n'abadayimoni n'ibindi byose byiyambazwa bitari izina rya Yezu Kristu, izina rimwe rukumbi dukirizwamo. Yezu mwiza, nkweretse ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko igihugu cyacu cy'u Rwanda, u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari icyo wakora ku mwuka w'intambara ututumba muri ibi bihugu, kandi urinde intore zawe ziri mu mage aho ziri ku isi hose. Abababaye bakomeze, abarwaye ubakize, cyane cyane abakeneye impuhwe zawe, kandi n'abashonje ubaha icyo kurya. Yezu mwiza, ohereza mwuka wawe, usanga buri umwe wese uzakurikira iki kiganiro, umufashe kumva ubu butumwa kugira ngo intego yawe izagerweho. Niko nsenze nizeye mu izina rya Yezu Kristu Umwami wacu, amen. Uyu munsi rero umutwe w'ikiganiro ngira ngo mbagezeho uragira uti: Abagatolika bose bari muri koma mu buryo bwa Roho Mutagatifu cyangwa Mwuka Wera.
niyo mpamvu batazumva impanda igiye kuvuga. Bifuza ko mu gutangira iki kiganiro twasoma muri Ezekiyeli igice cya 3 kuva ku murongo wa 17 kugeza ku wa 21. Umutwe w'amagambo uragira uti umuhanuzi ushinzwe kuburira Isiraheli. Mwana w'umuntu, nagushyiriyeho kuburira umuryango wa Isiraheli. Igihe rero uzaba wumvise ijambo rivuye mu kanwa kanjye, ujye ubaburira mu kigwi cyanjye. Nindamuka mbwiye umugome nti ugiye gupfa, maze ntumuburire, ntugire icyo umubwira kugira ngo areke imyifatire ye mibi maze abeho, uwo mugome azapfa azize amakosa ye, ariko ni wowe nzaryoza amaraso ye. Naho nuramuka uburiye umugome ariko ntahinduke ngo azibukire ubugome bwe n'imyifatire ye mibi, azapfa azize amakosa ye, nyamara wowe uzaba ukirije ubugingo bwawe. Niba umuntu w'intungane ateshutse ku butungane bwe agakora ikibi maze nkamutega umutego, azapfa kuko utamuburiye, azapfa azize icyaha cye, nta no kwibuka ubutungane yagize, ariko ni wowe nzaryoza amaraso ye. Nyamara nuburira intungane ngo idacumura kandi nticumure, izabaho ibikesha ko yaburiwe, kandi nawe uzaba ukije ubugingo bwawe. Amen. Inshuti kandi bavandimwe ba Kristo dusangiye urugendo rujya mu ijuru, iki kiganiro gifite titire ikarishye ndetse ni urucantege, ariko ntabwo ari ugutukana rwose. Bigushobokeye ndagusabye wabanza ugasenga, ugasaba uhoraho imbaraga zo kugira ngo ubashe kucyumva kugeza kirangiye, nubwo kidafite iminota myinshi. Ubundi ninanavuze ko ahubwo nzajya nkora ikiganiro kitarenze iminota 30, ariko uyu munsi gishobora kurengaho gatoya kubera ko nifuza kugira ibyo nsobanura byinshi kugira ngo noneho umuntu abashe kugira aho gisoreza ariko amaze kugira ikintu akuramo. Rero ntabwo nifuza kuguca intege wowe ukurikiye iki kiganiro, ahubwo ndagira ngo ngukangure uve mu bitotsi. Ejo impanda y'Imana itazavuga, abandi bakagenda wowe ugasigara, noneho ugasigara nta n'ikimenyetso cy'uko uri umwana w'Imana ufite, maze ukazasangira amagorwa n'abagome bo ku iyi si. Nyamara wowe wari uzi ko wasenze, wari uzi ngo wibwiraga ko uri umukristo. Aha reka mbisobanure neza. Abera b'Imana bose siko bazahita bazamurwa mu ijuru gusanganira Yezu Kristo mu bicu. Hari abazasigara, Imana izasigara yihesherezaho ikuzo nk'uko byagenze mu gihe cya ba Shadaraki, Meshaki na Abedinego. Ariko abo bazasigara bazaba bafite ikimenyetso ku gahanga kizaba kibatandukanya n'abandi. Ngo abo bandi nyine rumva ni abazahura n'ibyago cyangwa se abazaba bari mu gihano cy'Imana, bazaba baraciriwe iteka. Ni ikimenyetso kitaboneshwa amaso cyangwa mikorosikopi, ndetse reka mbahamirize ko kugeza ubu abenshi tayari icyo kimenyetso baragifite, Imana yamaze kukibashyiraho. Ntarirarenga rero wasaba Imana nawe akakigushyiraho. Icyo kimenyetso hari abakunda kucyitiranya n'umubatizo, ariko ntabwo ari byo rwose, biratandukanye. Ni uko ngo wasanga nubwo tuba turi kumwe muri za biro cyangwa mu isoko twicaranye muri za kwasiteri se cyangwa za shira umuteto, burya nubwo ku maso yacu dushobora kubona dusa ku ruhu, tukabona uriya ari umuzungu cyangwa se uriya ari umushinwa, uriya ari umwirabura se, nyamara intore z'Imana zifite ibara ryihariye twe tutabona. Kandi yaba ari umuzungu, yaba ari umushinwa, yaba ari umwirabura, bafite ibara rimwe. Ibi tuzabishakira ikindi kiganiro. Wowe icyo ngusabye, kanda kuri subscribe cyangwa sabone no kukazogera kugira ngo ibindi biganiro bitazagucika. None se kuki abagatolika bose bari muri koma mu buryo bwa Roho Mutagatifu cyangwa se mu buryo bwa Mwuka Wera, akaba ariyo mpamvu batazumva n'impanda igiye kuvuga? Kugira ngo tuze gusobanukirwa neza iki kiganiro cy'uyu munsi, turabanza turebere hamwe muri make ijambo koma, tumenye igisobanuro cyaryo, noneho tunarebe ukuntu umuntu uri muri koma aba ameze, hanyuma dusoze ikiganiro umuntu wese wakurikiye neza ashobora kumenya icyiciro cya koma aherereyemo. Mboneyeho gusaba ko iki kiganiro kugira ngo ugikurikire neza ntikigucike cyangwa se hagire abandi bantu cyangwa se ntihagire satani ikivangamo, bibaye byiza wabanza ukacyumva wenyine utuje ugakurikira
yenda kuba wacyumva uri kumwe n'abandi bikazaza nyuma. Ndumva ariyo nama nziza nagira umuntu uri gukurikira iki kiganiro. Gusa ntago ndi umuhanga yenda mu kwigisha, ahangaha mbaye niseguye ko aho ntari buze kukumvisha ku rugero wowe wifuza kubyumvaho, reka nkwizeze ko ndi buze kugerageza, ariko nibidakunda ubwo urihangana nta kundi. Koma rero ntekereza ko atari ijambo rishya ku bantu bose, ni ijambo abantu benshi bazi, ni ijambo rikoreshwa iyo hari umuntu urwaye. Ariko koma si izina ry'indwara uwo muntu aba arwaye, ahubwo ni uburyo bukwereye, ni uburyo bwerekana uko umurwayi arembye. Muri rusange rero umuntu uri muri koma muri make ntabwo aba azi ahari, ntabwo aba ashobora gukoresha ubwonko bwe nk'uko yari asanzwe bukoresha. Aha ndavuga ko aba yatakaje ubushobozi bumwe na bumwe bwo gukora icyo we yashoboraga kuba yakora, yenda nko kuvuga se, aba yatakaza ubushobozi bwo kurya no kunywa, cyangwa se kuba yahaguruka. Ibi ni byo twakwita mu gifaransa mouvement volontaire cyangwa se système extrinsique. Kandi ubwonko bwe buba bwatakaje cyangwa se bwagabanyije n'ubushobozi bwo gukoresha igice kidakoresha ubushake bwa muntu, aribyo twakwita mu gifaransa mouvement involontaire cyangwa se système intrinsique. Aha twavuga nko guhumeka, gukorora, kwitsamura n'ibindi. Akaba ariyo mpamvu umurwayi ashyirwaho mashine zimufasha guhumeka, akagaburirwa hakoresheje za sonde n'amaserumu, ndetse no kwihagarika hagakoreshwa za sonde. Amaso y'umuntu rero uri muri koma aba ahumye, cyangwa se mu yandi magambo aba ameze nk'usinziriye. Bitewe n'icyiciro cya koma arimo, ashobora no kunyuzamo rimwe na rimwe agakanura amaso cyane, ariko mu by'ukuri nta kintu aba abona. Ntiyashobora gusubiza ikibazo abajijwe, birumvikana nanone bitewe n'icyiciro cya koma arimo, cyangwa se hageze n'icyamugwirira cyangwa icyamuruma, hari igihe atanababara, mbese aba ameze nk'umuntu uri mu yindi si. Iyo udakoze ubucukumbuzi kuri koma, ushobora kuvuga ko koma iri mu bice bibiri twakwita mu rurimi rw'igifaransa. Igice kimwe cya koma reactif. Aha ni igihe umurwayi ashobora kuba yakumva cyangwa yakorana n'ibimukikije, donc son entourage cyangwa le monde extérieur. Ikindi gice cya koma ni igice umuntu yita koma reactif mu gifaransa. Iki kikaba mu by'ukuri ni igice cya koma mbi cyane, umurwayi aba ari indembe, aba ameze nabi. Aha ni hahandi muganga avura umurwayi ariko azi neza ko umwanzuro wa nyuma ari Imana iwufite mu biganza byayo, kubera ko twese tuzi ko Imana ari ishobora byose. Koma reactif rero iba ari koma yoroheje ku buryo nawe iyo uri umurwaza ukaba urwaje uwo murwayi, uba ufite icyizere ko ibyo ari byose azasubirana ubuzima. Aha ni hahandi ushobora kumunosha akababara, ndetse akazana n'intoki ze agashaka kwikuraho ikintu kimubangamiye, cyangwa se akajyana intoki ngo yumve ahantu h'ahantu hababaye, akaba yahajyana intoki kugira ngo arebe ikintu kigize gute, ikintu kimunosha. Cyangwa se ushobora kumunosha nko ku mano, noneho we agahita ahina amaguru, bigahita bikwereka ko ari kumva ikintu kimubangamiye. Ushobora no kumuhamagara mu izina, akabumbura amaso ho gato, yenda akongera akayabumba, bikaba byakwereka ko ubwonko bwe hari ibyo buri kubasha gukontorora. Mu gihe umurwayi uri muri koma reactif ho utamunosha ngo yumve, no guhumeka bisaba amamashini za bombone zo kubimufashamo. Urumva ni hamwe bavuga ngo bamushyize kuri oxygene, ibintu nk'ibyo. Ariko gusa nyine abari kuri oxygene bose ntabwo baba bari muri koma, ariko ubwo ndagira ngo tubashe kumva uko uwo muntu yaba ameze. Mbese uyu ni indembe yo guhozaho ijisho. Ubundi iyo mbwira abantu ibi ngibi, ntabwo ngiye mba ngamije kubatsindagiramo ibyo nemera, ahubwo mba nkoze inshingano zanjye nk'umurinzi, nk'uko twabibonye muri Ezekiyeli, kugira ngo ejo Imana itazambaza impamvu ntakuburiye. Mu gusuzuma rero umurwayi uri muri koma, muganga aba agomba gutanga amanota ku murwayi we, kugira ngo aze kumenya icyiciro
amushyiramo, bityo abashe no kumenya imbaraga zikenewe mu kumwitaho. Mu buryo bucukumbuye ho gatoya, umuhanga witwa Glasgow yagerageje gushyira koma mu byiciro bine akurikije uko umurwayi aba arembye. Icyiciro cya mbere akita stade ya mbere, icyiciro cya kabiri akita stade ya kabiri, ubwo nyine kugeza kuri stade ya kane. Ariko kuri izi stade zose uko ari enye yagiye yibanda ku bintu bitatu ari byo ibingibi tugiye kureba. Icya mbere uko umurwayi afungura amaso, aribyo mu gifaransa yise ouverture des yeux. Aha umuganga yitegereza niba umurwayi ahumbya ku buryo busanzwe cyangwa se niba afunga amaso akayafungura ari uko abisabwe, cyangwa se niba ayafungura gusa ari uko muganga amuriye urwara, cyangwa se niba adashobora gufungura amaso ukabona n'ubwo wamunosha nko ku imoko. Uriya imoko iraryana, ababyeyi cyane cyane nabo babizi, nk'iyo umwana ageze gutya akamuruma ari konka, ariko burya n'iyo muganga ari gusuzuma umurwayi uri muri koma ashobora kumunosha ku imoko, atari umugore gusa ahubwo n'abagabo. Icya kabiri muganga areba ni uburyo umurwayi atanga igisubizo muganga bamubajije, mu gifaransa babyita réponse verbale. Aha muganga areba niba umurwayi asubije neza icyo amubajije. Urugero, amubajije amazina ye, imyaka afite, amubajije aho atuye, ibintu nk'ibyo. Iyo asubiza abivangavanga nabwo hari amanota bigenerwa, cyangwa se niba umurwayi avuga ururimi ntiruve mu kanwa, cyangwa se niba ntacyo umurwayi ashobora gusubiza, ku buryo muganga ashobora kubona nyine ko umurwayi atumva amajwi. Icya gatatu muganga areba ni ukuntu umurwayi ashobora kwinyagambura ahantu aryamye mu buriri, mu gifaransa babyita réponse motrice. Ahangaha umuganga aba areba niba umurwayi ashobora kubahiriza ibyo asabwe gukora, nko guhina amaguru, cyangwa se niba ashobora kuba yahina gusa mu gihe amuriye urwara ku mano, cyangwa akaba yamwiyaka mu gihe amunoshe nko ku imoko, cyangwa se niba adashobora kwinyagambura mu gihe ababajwe nk'uko. Bakristo bagenzi beza rero turi kumwe urugendo rujya mu ijuru, narababaye cyane kandi ngera n'ubwoba maze kubona ukuntu abantu benshi tuba tuvuga ko turi abakristo, nyamara ugasanga umuntu arapfuye agapfa arimbutse, nyamara abasigaye tukasigara twibwira ko umuntu agiye mu ijuru dukurikije ukuntu twe twamubonaga. Dore noneho icyegeranyo cyerekana icyiciro cyangwa stade ya koma umugatolika aherereyemo. Umugatolika uri muri koma stade ya mbere ariyo bita mu gifaransa koma vigile, ntabwo ndi kuribonera ikinyarwanda neza iri jambo, muri hangana. Ni wa wundi uba wibereye aho gusa, icyazi nyine ni uko yabatijwe, wa mubatizo nawe utemewe ku gahanga twazaniwe na kiliziya ifatanyijwe n'umwami Constante. Uyu muntu ntajya yigora asenga haba iwe mu rugo cyangwa ngo ajye mu misa, cyakora ashobora kujya mu misa nko kuri noheli gusa. Uyu muntu iyo abonye umuntu wamwigisha, iyo abonye umwigisha muzima yakumva, kubera ko afite amahirwe hafi 90% yo kukumva, yabatizwa, akakira agakiza, akagira amahirwe yo kubona ijuru duteganirijwe. Haleluya. Iyi 90% rero isobanura uruhare umuvugabutumwa cyangwa ubuhanga umwigisha azakoresha kugira ngo uyu muntu akumve, noneho ashobore kujya mu murongo, mu gihe 10% ryonyine ari imbaraga z'Imana zikenewe kumukoreshwaho kugira ngo ashobore kumva. No mu bitaro kwa muganga rero, uyu murwayi uri muri koma stade ya mbere ariyo bita koma vigile, kugira ngo yisohokemo 90% ayivamo hakoreshejwe ubuhanga bw'umuganga. Donc uko ari guhabwa serumu akayihabwa ku gihe, imiti ye agomba guterwa bakayimutera ku isaha, niba ari amasaha 4 serumu igomba kumaramo ntimaremo amasaha 6 kandi yagomba kumaramo amasaha, cyangwa se niba hari urushinge agomba guterwa iminota 10
iminota 10 yose muganga akayimara ari kumutera rwa rushinge rumwe, ntakoresha amasegonda 5. Bibaho cyane rwose ko ukuvura agukwikira urushinge ugataha unenetse ukuguru nk'imbwa yagonzwe n'igare. Nyamara iyi miti hari igihe iba yarateganyijwe yenda kuba yamara iminota runaka nk'iminota 10, ukaba ugomba kumara iminota 10 uyitera, ku buryo umurwayi adashobora kubabara habe na gato rwose. Hari abantu bajya bangirika imitsi kubera guterwa nk'umuti nyine uryana, akawihutisha ukaba wagutwika umutsi, nyamara amabwiriza ari ukuyitera buke buke. Hari n'imiti ushobora gutera umurwayi wihuta aho kugira ngo akire agahita apfa. Yenda aha ngaha navuga nk'urushinge rwa minofirina, ni urugero ku bantu barwara za asima barabizi. Urushinge rwa minofirina ruhita rukuvura kirize ya asima ku buryo ushobora gukura urushinge mu murwayi n'umurwayi yamaze gukira. Kurugutera huti urushinge rukura mu murwayi yamaze gukira. Aha ngaha ni ibintu ngira ngo abaganga benshi barabizi. Aka ni akantu kari kanyuzemo, ariko nyine navugaga ko 90% ayivamo hakoreshejwe koma vigile, umurwayi yivamo 90% hakoreshejwe ubuhanga bw'umuganga. Mu gihe 10% gusa bisaba imbaraga z'Imana, kubera ko umuntu nubwo arwaye ariko ntabwo aha ngaha rwose ntabwo aba arembye cyane. Noneho umugaturika uri muri koma stade ya 2, iyo ni koma yoroheje cyangwa se koma leje mu gifaransa niko bayita. Uyu rero ni umwe ujya mu misa rimwe na rimwe akirira akiryamira, rimwe na rimwe mu rugo ashobora gusenga cyangwa akabyihorera. Mbese n'umwe bita umukristo wo ku cyumweru uw'akazuyazi. Donc uyu we atekereza ko iyo umuntu yinjiye mu bintu by'ijambo ry'Imana aba ataye umutwe, biba birangiye nyine. Uyu nawe afite amahirwe hafi 70% ko abonye umwigisha muzima yakumva akabatizwa akakira agakiza, ariko bisaba kumwihambiraho. No mu bitaro kwa muganga rero, uyu murwayi uri muri koma stade ya 2 ariyo koma leje, mu kinyarwanda twakwita koma yoroheje, kugira ngo yisohokemo hakenewe ubumenyi bwa muganga nka 70%, ariko 30% izaturuka ku mpuhwe za Yezu. Umugaturika uri muri koma stade ya 3 ariyo twagereranya n'indembe cyangwa se koma profond, donc mu gifaransa bayita koma profond cyangwa se koma carus. Ni wa wundi witwa umurwanashyaka wa kiliziya, niwe uba mu nama nkuru za paruwase, ni umwe ugaragara nk'intangarugero mu kiliziya, ni umwe uyobora za noveni z'imiryango remezo, cyangwa ni nawe uzitegura. Iyo urimo kumwigisha hari igihe ajya kukumva, ariko yakwibuka inyungu afite mu kiliziya ashobora guhita atakaza, agahita akubwira ati ewana, abantu kwemera kwawe nanjye mbana ukwanjye. Ntiwamubwira uti nyamara itonde biriya bintu ugiye guhabwa birimo uburozi cyangwa se bizakugira ingaruka, reka, ntabwo yakumva. Ahubwo wahita akwereka ko muri Bible tuzarya, akwereka muri Bible ati ahantu handitse ngo tuzarya ibihumanya ntacyo bizadutwara. Yumvira abamuyoboye muri byose, nta byo kurobanura nk'uko Shadraki, Meshaki na Abedinego bo banze kwiyandurisha ibiryo by'ibwami. Urundi rugero ushobora kukwereka uko uyu muntu icyiciro aba arimo, aba ni nka ba bandi bagaragaye no kuri za bariyeri muri 94 bafite imihoro kandi bambaye n'ishapure. Muri make ntabwo wamucika utujuje ibisabwa, nubwo wamuha amafaranga ngo akurike ntabwo ashobora kuba yayafata. Uyu we rero aba afite amahirwe make nka 20% yo kuba umuvugabutumwa yamwigisha akumva agahinduka, akaba yazajya mu bwami Imana yaduteguriye. Kubera ko nubwo bisaba kumwihambiraho cyane ndetse cyane, ariko 80% ni imbaraga z'Imana ihoraho zimugarura mu nzira y'ukuri, kuko we ntabwo aba yarayobye gusa, ahubwo we aba yaratoromye. No mu bitaro kwa muganga rero, umurwayi uri muri iyi koma stade 3 cyangwa koma profond ou koma carus,
umuganga amwitaho, donc umuganga umwitaho ni wa wundi w'inzobere, rimwe na rimwe ugasanga bimusaba imbaraga nyinshi z'umubiri n'ubumenyi bwinshi cyane. Mbese aba azi neza ko jesite yose aza gukora kuri uriya murwayi iragira ingaruka runaka. Ni ukuvuga ngo hano muganga aba agomba kureba ibyo bita saturation en oxygène, ventilation des poumons, donc umwuka yinjiza mu bihaha, akamenya ngo ese umwuka yinjiza mu bihaha ufitanye isano n'umwuka asohora, cyangwa mbese mu bihaha nta mazi yaba arimo, donc nta mazi yaba ari muri za cavité alvéolaire, mbese nta bikorwa byamuheze mu myanya y'ubuhumekero. Muganga akamenya ngo mbese amaraso ye arimo aratembera neza, mbese umwijima urakora neza, impyiko zose zimeze gute, akareba ese ibyitwa diurese bimeze gute, donc bakareba ngo igipimo cy'amata yahawe muri gavage n'igipimo cya perfusion yahawe mbese bifitanye isano n'inkari zisohoka muri sonde, n'ibindi. Urumva aha nsa n'uvuze ibintu byinshi muganga aba agomba kureba muri iyo coma prof, ariko mu by'ukuri ntabwo mvuze byinshi, ahubwo aha ngaha ngiye mvuze nka kimwe cya 20 gusa, kwari kugira ngo nyine nkwereke ko uyu murwayi kumuvura bisaba ubuhanga n'ubwitange cyane, kubera ko nyine aba ari muri serivisi ya soins intensifs. Urangayeho gato uyu murwayi ajya mu cyiciro cya 4 cya koma, kandi izi mbaraga zose muganga bakoresha ziba zigarukira ku mahirwe nka 20% kugira ngo amukize. Donc Imana yonyine nka 80% byo kugira ngo umurwayi akire. Murumva ko wa muntu twita umukristu uri muri iyi koma spirituelle ya 3 akeneye guhura n'umukozi w'Imana ubifitiye igihe, agomba kuba ari umuntu uri seriye cyane. Noneho umugatolika uri muri koma stade ya 4 cyangwa akaba ari nacyo cyiciro nyine cya nyuma bita coma dépassé, coma dépassé cyangwa coma réactif. Aha umugatolika aba arenze kuba uwo mu idini. Uyu ni intore ya Bikira Mariya, donc yibanira na Bikira Mariya aho twita mu ngoro ya Bikira Mariya, cyangwa se no mu rugo iwe nyine ahora ari muri rozari, haba ari mu nzira agenda n'amaguru, cyangwa se ari mu modoka z'abagenzi nyine, cyangwa se umuhaye lift aba ari muri rozari. Uyu muntu donc agirana na Bikira Mariya amasezerano, kandi ayo masezerano agasohora. Ni ukuvuga ngo mbese ubona ko aravuga Bikira Mariya akamwumva, Bikira Mariya agakora ibyo wa muntu yamusabye. Muri make izina Yezu rimuzamo gake cyane, ikimuzamo mu buryo bworoshye ni umubyeyi Bikira Mariya, ni bazina batagatifu, ni marayika murinzi, no gukora ingendo z'ikibeho n'amaguru. Amazi y'umugisha ntabwo yabura mu nzu iwe. Amazi yo mu kiliziya nyuma yo guhazwa abaririmbyi bashyizemo indirimbo ya Bikira Mariya, uyu muntu arahaguruka akabyina arambuye amaboko nyine, akizihirwa n'ishapure imanitse ku kuboko, mbese ukabona pe uyu muntu rwose ari ku yindi si, ntabwo ari ku isi abandi bantu bari. Ukabona ko wavuga uturiya muntu yibanira n'Imana rwose. Umuntu rero w'umugatolika uri muri iki cyiciro cya coma dépassé cyangwa coma réactif mu buryo bw'umwuka, aba ari mu cyiciro kibi cyane. Abatazi ibya mwuka wera rwose babona ko ari we Imana ituyemo. Iki ni icyiciro kibi cyane. Iki cyiciro ndakizi neza rwose, nanjye nicyo nabagamo. Umugatolika uri muri coma dépassé rero cyangwa coma réactif mu buryo bwa mwuka aba ari mu cyiciro kibi cyane, nubwo nyine abantu batazi ibya mwuka wera bo babona ko ari we Imana ituyemo. Aha hantu ni habi cyane, mpazi neza kuko nanjye ubabwira niho nabaga. Uyu muntu twita umukristo aba afite amahirwe hafi ya ntayo, cyangwa se nka 5% gusa yo kuba umuvugabutumwa yaza akamwigisha agakira, akazabona ubugingo buhoraho. Imana yonyine niba ifite 95%
ijana byo kuba yamuhindura. No mu bitaro rero umurwayi wo muri koma de pase, muganga bakuvura ariko icyizere cyo kugukiza ntabwo kiba kirenze 5%, uretse Imana yonyine ikugirira ubuntu ikongeraho 95 ukaba wazanzamuka. Kubera ko hano muganga aba ari gucungana n'uko mashine aba yagucometseho zerekana ibipimo nyine zerekana ibipimo by'ubuzima, abacungana n'uko zimwereka ko ubuzima buhagaze, bundi akagucomoraho nyine bya bimashini, ubwo nyine bakajyana umurambo. Donc urumva ni hahandi masike imuha umwuka, iyo igiye ku ruhande gato umuntu ahita apfa. Hano umuganga nyine aba agomba kugushyiraho ibyitwa buyote kugira ngo yenda zunganire centre thermoregulateur, donc ibintu byo kugushyushya kugira ngo ushobore no kubona ubushyuhe, umubiri ubashe gushyuha, ariko biba bisa naho nyine byarangiye. Ntekereza ko nzabasobanurira ukuntu Imana ariyo yankuye muri iyi koma yo mu buryo bwa roho mu minsi iraza. Mboneyeho kukwibutsa wowe unteze amatwi gukora subscribe cyangwa se abone no kukazogera. Ngira ngo bitangiye kumvikana kuba rero itorero rigiye kuzamurwa bagatureka twese tugasigara, ndetse tugasigara dusangira ibihano n'abatizera, bishingiye ahanini ku kuba turi muri koma idini ryadushyizemo riduha izindi mana atari Imana uhoraho isumba byose. Baturemeye Bikira Mariya bamugira Nyirimpuhwe, umwamikazi w'isi n'ijuru, batuzanira abatagatifu bo kwiragiza, bazana Yozefu ngo ni umurinzi w'ingo, bazana abamarayika bo kuturinda, naho Yezu umwana w'Imana nzima aburizwamo, ndetse n'umusaraba we uteshwa agaciro uracurikwa. Ngira ngo niba mwakurikiye neza rero, ubundi kuba uri umukatorike bye byonyine bihita bigushyira muri koma. Bityo kubera ko turi muri koma, impanda igiye kuvuga isanga abantu bibereye muri koma ya rozari, kandi izi mana zizanwa iyo witegereje ntabwo ari ukwibeshya, ahubwo ni gahunda yo kugira ngo Satani azabone abo yisasira. Birengagije nkana Abaheburayo 7:24-25, aho bavuga bati Yezu niwe mutambyi uhoraho iteka, ntawe uzigera amuzungura muri uwo murimo. Nicyo gituma abasha gukiza byimazeyo abegera Imana banyuze kuri we, kuko abereyeho iteka kutuvugira kuri yo. Aha rwose njye nitandukanyije n'ababeshya ngo nta deni rizabura umugeni. Mbere yo kuba nasoza iki kiganiro rero, niseguye kuba cyababaje. Ko rero inshuti zanjye mumenye ko umuti uvura buri gihe ntabwo uba uryohereye nka siro, ahubwo hari igihe uba ushaririye nk'ikinini cya Fragile. Ikindi nabwira abantu mbere yuko nsoza iki kiganiro, abantu barwara indwara ziba zarananiranye kwa muganga bashobora kumvugisha kuri 0788534215, cyangwa se bakohereza chat ya WhatsApp kuri iyo nimero, cyangwa se SMS isanzwe. Kandi byaba byiza babikoze amasaha atarenze 2:30. Nta nkunda kwitaba telefone ya nyuma ya 2:30, kereka yari ibintu byihutirwa. Abo bantu mvuga bashobora kuba bampamagara ni nk'abantu batajya basinzira, abantu bagira ikibazo cyo kwibagirwa vuba, abantu batajya mu bwiherero cyangwa se bajyayo bigoranye. Abo bantu bashobora kuba barakoresheje n'ibinini nka za Bizakodire cyangwa za Dericorax, ariko bikaba byarananiranye. Abandi bantu bashobora kumvugisha ni abantu bakunda kugira umujinya udafite ishingiro, cyangwa se stress, abantu bahora na stress ukuntu, cyangwa se abantu bajya bumva akantu k'ubwo kabanyuzemo, cyangwa se n'izindi ndwara ariko ziba ziri chronique, kandi kwa muganga bikaba ntacyo byatanze, kabone nubwo yaba ari muri palliative care cyangwa se soins palliatifs. Gusa ntabwo ndi umunyamasengesho, nkoresha ubundi buhanga Imana yampaye, ariko yenda nkaba nashyiramo imiyaga nk'umuntu w'umukristo. Hanyuma dusoza, reka twongere dusenga nk'uko twatangiye dusenga. Turagushimye cyane uhoraho Mana yacu kuba wemeye kubana natwe muri iki kiganiro. Tugushimiye ko ugenda dukangura kugira ngo tuve muri koma no mu gahugi katuma Yezu
yaza gutwara itorero agasanga twarabaye abakobwa b'abapfu. Abakurikiye iki kiganiro baha umutima wo gutekereza ku iherezo ry'ubuzima bwo kuri iyi si, kandi ukomeze utwiteho. Niko dusenze kandi tukwizeye mu izina ry'umwami wacu Yezu Kristu, amen.